ikaze kuri channel yanjye. Tugeze kuri 500 na murakoze. Ibi ni ibintu mbona bishimishije cyane kandi dukomeze mukore subscribe. Aho mwaba muri ku isi yose ndabasuhuje. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri bimwe njya mbona hano bijyanye n'ibiyobyabwenge, drug. Kabona umuntu kibaza byinshi uti ni gute umuntu agera aho ngaho mu buzima bwe. Kambereke I'm a setting sun, but I'll never run. I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. wenda mwagiye mubona abantu nk'aba ngaba hamwe wenda kuri za video zisohoka nyine kuri ibi byo nyine ikoranabuhanga wenda za TikTok, ariko ugenda babona buri munsi hano muri Vancouver. Umuntu abagenda akagira gutya akamera nka ikintu kimufasha nyine akaba ameze nk'asinziriye. Fentanyl nuko bayita, ni nayo irimo kutuzanira ibibazo ituma Trump arimo gufunga imipaka, avuga ko nyinshi ziva hano muri Canada. Fentanyl se yabibaho aho mwaba muri cyangwa bari no mu Rwanda nimumbwira. Ikibazo kijyanye ni ibiyobyabwenge hano muri Vancouver kirahari. Namwe mu bantu munkurikira amakuru nabyo mwabibona mwabivuga. Hari ndetse n'ahantu ujya ku muhanda ugasanga bose barimo gufata agashinge bakakitera rwose. Kera mbere ko fentanyl nyine iba ariyo drug abenshi barimo gukoresha, imyaka 10 numva ntabwo yari hari cyane. Byari crack cocaine, bafata akantu kameze nk'inuza nka ikiyiko bagashyushya, noneho bagashiraho ikintu kimeze nk'ifarini se, noneho kabishusha ku buryo nyine biba ari ibintu bibaye nk'amazi, bakabyitera mose ari inshinge. Ndebye nk'abo bantu ngende ndibaza ni twese nyine twatangiye kimwe, twaje mu isi twaje mu isi nyine ngo nyine tuvuka turi impinja tugakura. Bari abantu bamaze kuba addicted nkuko tubita nyine junkies mu cyongereza. Ndimo kuvuga mu cyongereza, junkies biva mu kinyarwanda. Baba baravutse nkatwe, nkibaza ni gute umuntu bigeraho mu buzima bikamugezaho kabisa agomba kujya afata biriya biyobyabwenge bihambaye. Ino ntabwo ari nk'urumogi, iriya fentanyl urabibona umuntu abagenda mu muhanda ndetse hari n'igihe ari nawe ubona hafi yanjye hano mba ndi mu kazi ukabona aricaye agiye nko kuri computer aricaye nta nubwo ari no gusinzira, ni nk'aho ikintu kimufashe nyine nk'ari ikinya. Kandi ibintu bijyanye na drug ni ubucuruzi buhambaye mu isi, ni amamiliyari y'amadolari ku isi. Numva birenze mu miliyari 100 y'amadolari y'abanyamerika cyangwa menshi. Urumva ko ibintu bizahoraho. Urubyiruko mujye mwirinda ibiyobyabwenge cyane n'abandi. Namwe mwifuza kuza hano ni byiza, ariko nabyo mugomba kubimenya. Nababwiye ko nzajya mbabwira byiza ni bibi. Reka nongere mbereke kandi ka video, murebe kano ka video hano ku muhanda muri Vancouver.
murabona ko ntabwo biba byoroshye, ariko icyo video bigamije ntabwo ari kuvuga nabi abari muri ibi bibazo, ariko no kugira ngo twiyigishe kandi tunitegure, kuko hari igihe nk'uko natangiye kwibaza n'iki gituma umuntu agera muri ubu buzima. Hari impamvu nyinshi, hari indwara, hari benshi bafite ubumuga bwo mu mutwe bibaho, hari benshi bagize ubuzima bubi cyane, wenda barakuriye mu ngo harimo ababakubita, wenda mu ngo ababyeyi nabo badafite batazi ukuntu nyine bagomba kwereka bagomba gukuza abana babo neza. Haba hari ibibazo byinshi biba byarabayemo, ntabwo byabura nyine bituma hazamo amashoma. Se ni imwe mpamvu umuntu afata n'ibiyobyabwenge, ni iyihe mpamvu? Si kugira ngo umuntu yibagirwe ra buriya ndumva niyo mpamvu. Hari iyindi mpamvu kugira ngo none yibagirwe iyo stress nyine aruhuke. Namwe mumbwire ku cyo mubitekereza. Uyu munsi ntabwo navuze ikiganiro ndi umuntu ko umuntu nishimye, cyo ntabwo ari ikiganiro ndimo guseka nk'uko mubimenyereye, no kugira ngo dutekereze, dukore reflection kuri ibi bintu kandi turi uko twanabyirinda, kuko ni ngombwa ko byirinda kugira ngo ntibizakomeze gukomeza. Ntabwo umuntu yavuga ntabwo byakomeza, byo ndumva n'ibintu bizahoraho, ariko kugira ngo tubimenye cyane cyane nk'abanyarwanda dufite n'abana bacu bari hano, ni ibintu tugomba kumenya niba twabyirinda, niba hari ikindi kintu twakora kugira ngo muri twebwe wenda tubyirinde tunabimenye, kuko fentanyl ni mbi cyane, ni mbi. Hari ibiyobyabwenge byinshi kuri iyi si, ariko iriya irimo kwica abantu 50,000 muri Canada, baranarenza ahubwo. Nimumbwire icyo muyitekerezaho muri comments, naho utaha.